hari igihe nari mfite ahantu ho kuba hagira umwana w'umuhungu ukora hafi aho ku bwiherero akantizaho ntiyarira hafi aho muri tuwarete. Muri ubwo buzima bwo kurara muri tuwarete mama wawe hari habaye nta kintu yari azi. Nari naje i Kigali ndi gushaka akazi kubera ko nangaga ko umugabo yantahana ngo adarane. Reka mbabwire bamumfashe mbona uko nakora aka kazi deni nisunganye mpite mugarura tubane. We n'umuhungu we rero bahita bapanga kumwonyima burundu, bakajya bambeshya ko bamusohoye bamujyanye muri Tanzania muri famiye, ariko atari ko biri. Ubuyobozi busa nkaho bubihagurukamo n'umuryango wabo. Nari mfite n'ubwoba ko wenda ari we uzubashyigikiye kubw'amahirwe baza bumva ukuri bavuga bati uyu mukobwa mwamubwiye gukuramo inda ntiyigeze ayikuramo nk'uko mwabishaka. Ariko nawe ubwe yagiye yumva iyi nkuru arayizi, nabo babikoranye bose barabizi. Rero ntekereza yuko nta kibazo mfite. Icyo gihe yanze kumfasha nabwo yarampimye, na mama we naramuhamagaye ndamubwira se byibura mujye mwibuka yuko mwabyaye mu bihe byari bigoye cyane bya covid bimeze nabi. Uko yasubizaga arabizi. Ego ko mana, nkamubwira se wabwiye basi umuhungu wawe akamfasha, akambwira ngo nimubwire. Barabizi bose barabizi, na papa wabo ari papa wabo umusaza arabizi nawe amagambo yambwiye. Mu bantu bose niwe wagize ukuntu ambwira uburyo byagiye bitegurwa. Turi kumwe na Namahoro Carine. Namahoro nagize ngo nta mahoro. Namahoro ngiye kubikwibaza ahantu udafitiye amahoro mu gihugu turimo byari binshanze. Oya Namahoro. Aha, Namahoro Carine. Iyo bavuze Namahoro Carine baba bavuze mu ntoki, baba bavuze nyine ubundi mbere na mbere n'izina nyine ni ijambo amahoro. Rero baba bashatse nyine ko ari amahoro, cyangwa se umubyeyi uba wari kwisaba yashatse nko kukwifuriza nyine kuzaba mu mahoro, uzagira amahoro, cyangwa se ukarangwa n'amahoro, cyangwa ugatanga n'amahoro. ubu urayafite se? Yego yuzuye? ntabwo yuzuye kubera ko turi mu isi, ariko byibura uko biri nta bibazo cyane, ni amahoro. Iyo bavuze Carine bumva umukobwa, bumva umudamu? Bumva umudamu. Ndi umumama mfite umwana. Ufite umwana? Imyaka ingahe Carine? Ngewe ufite umwana w'imyaka ingahe? Imyaka 6. Iyawe se wayivuga? Nayivuga. Ngaho tubwire twumvireho. Ubuse ni ngombwa ra? Kandi waravuze ngo wayivuga. Ako ngiye mfite 27. N'ubundi se 27, umwana afite 6. Umugabo yihaye kare. Yariye hakiri kare. Yihaye kare. Aha. Papa w'umwana muri kumwe? Oya. Ngiye kuvuga ngo umutuhe intashyo umusuhuze. Ntago turi kumwe. Nyine ibyo byose byabayeho ari ndabyara, ariko ntago nagize amahirwe yo kuba nabana n'uwo twabyaranye. Imbaraga zo kubyara ufite ukiri muto, ufite imyaka 21, wabyakiriye ute, cyangwa se niyihe nzira y'umusaraba ahuye nazo muri ubwo buzima? Mbere na mbere abantu bari bumbone ntago ari ubwa mbere bambonye, n'ubundi banzi cyane kuri iyo nzira y'umusaraba naba naranyuzemo muri uko kubyara. Byari ibihe bigoye cyane, nyine bitangendekeye neza. Byabaye ngombwa ko isi bimenya, abantu babimenya, kugira ngo ari uri kunyura muri iyo situation agira uko abyitwaramo, ari ubona wazayigwamo nawe agira uko abyitwaramo, ndetse n'abari kubyiruka nabo bagira uko babyitwaramo, n'ababyeyi n'abasore bose. Byakugendekeye gute? Byaje gute? Mwahuye gute? Ni muntu ki mwahuye? Nahuye n'umupolisi. Icyo gihe yakoreraga ku Muhima, n'ubakorera ku Muhima. Duhujwe n'undi mupolisi mugenzi we. Ni pasi? Reba nimba ari iyo nayobewe ibyo ari byo, ko ngiye icyo gihe ntabwo nari mbisobanukiwe. Duhura nyine mbona ari umuntu duhuza.
usobanutse w'indahemuka. Igihe kiragera urumva nyine ubwo ni pase niko twabyita, dupanga guhura musanga i Kigali, ariko tukaba twaganiraga ko nyine atampemukira tuganira buri kimwe, ahubwo we wagira ngo byamuhaye imbaraga zo kumpemukira. Nibwo rero twagiye ahantu n'ubundi twajyaga tujyana mbere yaho, usibye ko icyo gihe habaga hari abandi basore bagenzi be, uwo munsi biba ngombwa yuko abasore bagenda, ubwo yari ku Isiri. Aho yabaga? Ntabwo yahabaga, yavaga ku Muhima akajya gutira geto Kimisagara hejuru mu Myembe. Okay. Rero yagerayo, agezeyo bwa gatatu nibwo nyine yambereye inyamaswa, asa nkaho afurushije nyine, afata nyine amaboko ko yandushaga imbaraga. Mu mazina yabyo yagufashe ku ngufu? Shani ku ngufu kubera ko ntago nabishakaga, nashidutse mbona afashe amaboko agize amaguru atya, kuko umwe aragufatisha ukundi agukoresha icyo agomba gukora. Biranungura cyane nyine mpita mbona ko umuntu mushobora kuba mwarahuje, cyangwa se warabonaga ko murahuza mwaganira, kumbi warimo apanga ikintu kitari cyiza. Hari igihe mwigeze kubiganiraho se wenda agusaba ukamunanira? Twari twarumvikanye ko bigomba kubaho nyine mu gihe cyabyo, ariko ntago nyine ntago ariyo target yari afite, wagira ngo yari yaratumwe, hari icyo yari yaratumwe ku buzima bwanjye, ntago namenye ibyo ari byo. Nyuma y'aho agufatiye ku ngufu, nibwo waje kumenya ko wasamye? Naje kumenya ko nasamiye. Mbimubwiye rero ambwira ko ngomba kubyara nk'uko abandi babyara, ariko mbere yaho ntabwo ari uko yambwiraga ko byazagenda. Yambwiraga ko ubuzima buzi, atakwemera ko nandahurira aho ngaho. Yego. Yego. Ese Carine, wenda ibyo bikubaho, ufite ababyeyi bombi, ubuzima bwundi byakubayeho uri mu buhe buzima, buhagaze gute? Bwari ubuzima busa nkaho bwari bugoye n'ubundi bwo mu cyaro. Abantu bavukiye mu cyaro hari igihe biba bigoye, wenda nk'iwanyu batifashije cyane. Nawe nkabimwereka, hari situation nari naravutsemo isa nkaho yari itoroshye, kuko umubyeyi wanjye ntago yabashije kundera nawe ku mpamvu zitamuturutseho. Rero nakuze ntabona umubyeyi, ariko ntago nifuzaga ko nanjye nazabyara muri ubwo buzima nabonye nakuriyemo. Umubyeyi nawe rero utabonaga, nkabimubwira. umubyeyi utabonaga ni papa ni mama? Ni papa. Papa wawe byamugendekeye gute kugira ngo atakurera? We rero uko byamugendekeye, yabanaga na mama, afata igihe runaka nyine yakoreraga ahantu ku Itabi Butare. Barabana, jenoside yararangiye, ngo abacengezi baza kugaruka, bamutwaramo. Kuva icyo gihe ntabwo rero mama yongeye kumubona. Muri ubwo buzima nakuriye muri ayo mateka, nkurana ibitekerezo nyine bigari by'uko ngomba guhindura ubuzima uko byagenda kose. Uwo nawe aje ndabumusangiza, ngira ngo ni umuntu ufite umutima, nkabifatanya no gusenga nawe, nkabona nyine imico ye n'iki. Ndavuga nti uko biri kose uyu nguyu ntabwo ari umuntu nyine wakwifuza ko ikibi cyangeraho. Ariko naje gusanga nyine niwe muntu navuga ufite umutima nk'uwa kinyamaswa nahuye nawe kuva nagera ku isi. Nta wundi muntu wigeze unyereka umutima nk'uwo yanyeretse. Mama wawe we inaha i Kigali, maybe uwo mupolisi mwahuriye hano ku Muhima, mama wawe yabaga mwarabanaga ino cyangwa yarari mu cyaro? Mu cyaro. Wowe wabaga kwande inaha? Nabaga naje kumureba, yanyohereje itike ngo nze kumureba. Wavaga mu cyari Butare ukaza kumureba inaha ngaha, nkasubira mu cyari Butare. Ujya guhura nawe bwa mbere se mwe muhuriye kumwamvuze ko Butare? Sorry, yari hano Nyabugogo. Urumva yohereje itike musanga Nyabugogo. Mu guhura kwawe nawe kumenyana n'uwo mupolisi byaciye kuri uwo mukobwa nyine, we bari baziranye. Mvuye gusenga nsanga imarareba amafoto aramunyereka, bagirana communication, nanjye nzamo gutyo binyuze kuri ya mafoto. Ntabwo ari uwacu, sinzi aho aturuka, ntabwo muzi, n'ubu sinongeye kumubona.
ntekereza ko nawe yabonye ibyo yakoze nyine agira isoni zo kongera kumvugisha, ntabwo nzi ngo nuwahe muheruka ari aho ngaho n'ibyo bikorwa bye, sinongeye kumenya amakuru y'uwo mukobwa. areba amafoto y'uwo mupolisi yarari iwanyu i Butare, yarari iwacu i Butare, munyuzeho aho yari yicaye kuri sitasiyo. utamuzi? Twari tuziranye tuganira, izina rye wenda niryo nzi, ariko ntabwo nari nzi ngo uyu ni uwahe. Ni kwa kundi abapolisi baba bari aho, ejo bakimuka bakajya ahandi. Okay, no birumvikanye neza cyane, byari bimbereye urujijo. Mama wawe kumva ko umukobwa mutoya, maybe nicyo gihe wari ukiga, wari ugeze mu kangahe? Mu wa 5 secondaire. Yego. Kumva nk'umubyeyi, kumva umwana w'umukobwa we abashije gusama angana gutyo, mama we yabyakiriye ate? Byaramugoye, nta makuru yari azi, amakuru yamenye vuba aha yuko byagenze byose, ariko urumva nk'umubyeyi byaramubabaje n'ubwo wenda atigeze abinyereka. Muri icyo gihe mu gusama, mu kuba ufite inda, mama wawe yabyitwaye mate mu bufasha yaguhaga? Ese hari ababyeyi babasha kubona abana babigendekeye gutyo bagahura n'itotezwa kurushaho? We muri ubwo buzima bwo gutwita, ntabwo turagera kuri uwo muhungu, turacyari kuri mama wawe mu rugo, yabyitwaye mate mama wawe? Yambereye umubyeyi mwiza, yambereye imfura cyane, ntabwo yigeze antoteza nk'uko nabikekaga. Ndanamushimira cyane, nkomeza no kumushimira. Iteka iyo nkuru kwivuga, wenda nubwo naba napanze ngo ntabwo narira, ariko hari aho bigera nyine bikanga nkumva binjemo. Ariko mama wanjye uko biri kose ntabwo nzishimye nzamuha, ariko urebye ibibazo yari afite, ubuzima yari arimo icyo gihe, ntabwo icyo kibazo yigeze agiha uburemere cyari bube gifite. Kameme nk'umwana w'umukobwa arabonye w'imfura ye bibayeho, ntabwo yigeze anyereka ibimenyetso by'umutima mubi muri iyo situwasiyo. Se muvukana muri abana bangahe? Ni 4. Nawe mfura? Ariko mama nyine yabyitwayemo neza, ntabwo yigeze anyereka umutima mubi rwose. Ndanamushimira. Okay. Umaje kubwira ko uwo muhungu kugufata ku ngufu kwiwe ubashije gusama, urugendo rw'ubusabane bwawe nawe byagenza gute? Yabyitwaye mate we? Yahise atangira kumpinduka. Yahise atangira kumpinduka nyine, atangira kumbwira ko rwa rukundo yambwiraga ko ankunda atigeze arunkunda. Ambwira ko kandi yaramuka nkunda atari kunjyana aho yanjyanaga icyo gihe. Arambwira ko uwo mwana atagomba kubaho, akandi ambwira ko agomba kureka ishuri, ngomba no kureka kwiga. Ariko ngiye mbana nabyo, ishuri nararikomeje, na wa mwana abaho. Nuko it's okay, wa mwana abaho. Okay. Uwo musore umwana atabaho guta gusaba kuyikura? Yamusabaga ko atagomba kubaho, anambwira ko atigeze ankunda icyo gihe, ngo yankundaga yifitiye n'undi bakundana. Anambwira ko umwana nyine atagomba kubaho kugira ngo ubuzima bwanjye bukomeze, akumitamo ko umwana agomba kubaho kandi n'ubwo buzima bugakomeza. Ese wenda ukimara kumenya ko wasamye, hari inzego z'umutekano cyangwa ubuyobozi babasha kumenya inkuru yawe? Ubuyobozi bwamenye inkuru yanjye kubera ko ahantu nigaga nari mfite amateka atari mabi, nari mfite abo dufatanya kwiga, nari ndi umuhanga. Ikindi nabayeho nzi icyo nshaka, na n'ubu icyo nshaka ndakizi. So byabaye inkuru itunguranye, bigera no ku karere baraza baramumbaza. Biratungurana cyane ko nambaraga ijipo bigera ku birenge, ntago nari nzwiho umuntu ugira amakupure mu kigo, nta nubwo nari nzi umuntu, nta muhungu twakundanaga muri segonderi. Narinze ndangizayo
nta bintu bibi bimvuzweho n'aho muri karitsiye. Rero yabaye inkuru itunguranye cyane aho ku murenge, mu buyobozi bw'ikigo, ku karere, ku buryo hose nyine byarashakuje biba inkuru nyine idasanzwe muri icyo gihe. Yego. ntacyo babashije kumutegeka amaje gusanga ko ari umupolisi? Nagize ubumuntu ndamuhishira mvuga ko atari we, ariko finally nyine baje kubimenya n'ubundi igihe cyararangiye, ko numvaga niba mufata n'ubundi nta nyungu nkajya mbeshya, birangira nyine nemeye gutwita wa mwana, mfata risike z'uko agomba kubaho kandi nanjye ubuzima bugakomeza. Ubuzima yambwiye ntazabamo mpitamo kubugeraho, ndwana nabwo mpaka mbayeho, kuko bambwiraga ko uwo mwana nabaho umuryango uzanyanga, nzareka ishuri kandi nkandavura. Kwiga naharaniye kwiga, nanatwite yagiye nabaga wa gatatu, ndabyibuka muri senior 6. Umuryango ntabwo wigeze unjugunya, nta nubwo nandavuye. Ntekereza ko mu banyeshuri twiganye ndi mu bantu byibura bafite ubuzima, kandi narahasorinze gutyo, narabyaye. Kuko hari abo ntabwo ngiye kwishyira hejuru, ariko nagerageje, nashyizemo imbaraga zose zishoboka. Niki cyaguteye n'imbaraga ki? N'imbaraga z'urukundo mukundaga, n'imbaraga z'ubukristo, n'imbaraga kizaguteye kumuhishira? Narasengaga, haba harimo ubukristo. Ikindi kubaho nyine wumva ufite impuhwe, nta mutima mubi, wumva ko nta muntu ugomba kugirira nabi, nta muntu njya mpemukira, umuntu niwe umpemukira, ni nacyo kintu nashyize imbere. Ubwo rero numva ko nta kintu biri bumarire nkamwihorera, nkamuhishira nawe akiberaho. Nyuma yo kumenya ko wamuhishiye kandi abizi neza z'ukuri neza, yakomeje kukubera inyamaswa? Yambereye inyamaswa, usibye ko yampaye inoti ya 5 muri icyo gihe, nyimarana nk'amezi angahe ngo njye nyiryaho. Ndabyibuka, sinzi icyo yampaye kuyikoresha, ariko nayimaranye nk'amezi 5. Ngeze mbona igihe cyo kubyara kigeze, niyo nayijyanye ahantu mu isoko ngo njye gushaka imyenda y'umwana, kuko bitewe n'amagambo yari yarambwiye, naravuze uyu muntu ashobora no kutamana imyenda w'umwana. Ndayijyana njya kwishakamo imyenda. Inoti ya 5? Ese ubwo waguzemo iki? Nimba ari udusarubeti tungahe. Ibindi bigurwa na mama? Mama nawe aramfasha. Wa wundi nawe ngiye kubona mbona yohereje imyenda mu gikapu, nyine ayohereje Butare njya kuyifata. Yego. Wabuguteye inda? Yohereje imyenda. Ese mwakomezanyije kugirana communication? Mwakomeje kuvugana, azo makuru y'umwana, bimeze gute nyuma yaho byariye wowe nawe? Njyaye yakomeje nyine kumbwira ko, akajya ambwira ko ngo nimba ngo yakomeje kujya ashaka yuko twajya duhura, uko ashaka ngo mbone, kuko ndibuka hari amagambo amwe namwe yambwiraga, akambwira ngo nintagira icyo nkora ngo ntabwo azafasha umwana. Ubwo rero nawe uri umuntu, nubwo wenda ngirimo, ariko nibuka n'ejo hahise ngenda hibuka. Umuntu wakubwiye ngo hari amagambo amwe namwe umuntu ashobora kukubwira ntuyibagirwe. Kongera mugahura avuga ngo ngwino usange ku Gishushu nsure muri ghetto. Uri iki? Waba uri igiki? Ntacyo. Yego, yagerayo humura. Sinzi ukuntu waba umeze, rero nkabyanga. Naba ndi mu rugo akampamagara ngo nimusange muri ghetto, nkumva wapi byanze. None se yaguhamagaraga ngo umusange muri ghetto? Nyuma yuko maze kubyara. Nese basi yaragufashaga umwana hari icyo yamugeneraga? Reka ahubwo nigeze no gufata umwana mumushyiriye ku Gisozi. Yarambwiye ngo nimuzanire umwana. Naranitegeye na moto. Uzi ko naramubwiye se nuko
kumbi nta nubwo kwari kureba kuzana umwana just ngo amusuhuze. We yabwiraga sinzi abo yabwiraga ngo bajyane umwana anjyane nyine anjyane mu cyumba, ariko mbwira ni wapi. We yitwazaga muzanira umwana hari ikindi yishakira hari ize kumujyana imutembereze hanze n'undi ashimisha umubiri kwa kundi. Nanjye rero nkabibona nkabwi rwose ku Gisozi ndabyibuka munsi y'ishyamba cyari ikizu cy'igikontineri babamo barakikoze inzu. Nkabwira ni wapi bampereza umwana rwose, nkumva umutima wo kujyana nawe ahantu hiherereye, nkumva umutima uri kunsimbuka. Ubwo rero noneho dutahanye n'umwana, nimba aramuguriye biswi, nimba ari ikintu wese umwana aza kukureba, ntugire n'ikintu basi unamwereke kuri se, umwereke umutima. Nkibaza ikintu se umuntu aratekereza umwana amaze imyaka ingahe atamubona, araje we ararwana no kugira ngo kwigendere mu cyumba umwana bamutembereze. Ngiye bikanyobera nkabona muhaye glucose ntiyo yigeze kumera Nyabugogo ndi kumwonsa, abibona ko nta n'amata mfite, wagira ngo glucose yabonye ko ariyo simbizi ndigendera. Ubwo nubwo yaje kujya ambwira ati nimba nutabigiramo uruhare ntabwo nzamufasha, kuko rero yarabikoze ntiyabigiramo, sinabigiramo uruhare ko njye abantu bagendaga bangiye inama bavuga ati uriya muntu ashaka kugutera inda ya kabiri, noneho ukangara n'abana babiri nihorere. Ubwo nanone yansangaho hari n'igihe yageragezaga akansanga nk'ahantu ndi byonyine akambwira ngo nkoraho ngo mumura, nkumva ameze nk'inzoka neza ndi burambure ukuboko, n'umwana ubwo akavuza induru ubundi simbizi sinzi ukuntu ateye, nanjye sinzi ukuntu nyine, ntabwo kuvuga ngo ni inzoka ahubwo kubera ubugome bwe kumbwira ngo basi ngo nkoraho ko mpumura n'ibintu nzi by'ahahise. Nkambwira nti rwose biri kwanga, narambura n'ukuboko mumva ni kugenda. N'umwana yamubona akarira akigaragura, ahubwo nta nubwo yashaka ko mwegera cyangwa nanamukoreho ibintu nk'ibyo nyine simbizi. Urugendo rutoroshye rugari, sinzi nimba twabijyamo cyane ariko